niba warahuye n'umuntu mubi ntago abantu bose bazakubera ababi. Impamvu ntajyayo nagiyeyo natashye narwaye umutima umutwe uri kundya ntaha ijoro inzara insindayo. Yego nahise nanjye mfata umwanzuro umugani wa Mr Fido nzajya mfani yatsinze ntitaye ngo niyi cyangwa niyi mu rwego rwo kwihesha iki amahoro. Icyo nari mbivugiye rero nuko ngira ngo muri biriya bintu by'imikino by'imyidagaduro ngira ngo leta ishoramo n'amafaranga menshi atari make ahubwo icyo nasabaga hano nta kintu ndi gusaba leta ngasaba n'abafatanyabikorwa bizo gahunda cyangwa bakoresha iby'imyidagaduro bashyire imbaraga cyane kuri YouTube channel. Yego YouTube ziri mu bintu bigira amafaranga. Impamvu rimwe na rimwe ziza mu myiryane nuko harimo abantu bazikoresha ariko bakazikoresha nabi bagakora ibintu bitari byo. Yego bagakora ibintu byo gusebanya. Byo nabyo ntago ari byo byo gusenya bagenzi babo bamwe bakarangisha abandi. Ariko leta ishyire imbaraga igira ubushobozi gabanya mu bintu bimwe bya entertainment. Yego ishyire no guhanga imirimo bice kuri internet. Gira no witwa ngo iShow Speed nibyo bavugaga nibyo nawe agenda avuga kenshi avuga ati ikoranabuhanga ritunza abantu benshi cyane ashishikariza urubyiruko rwa Afurika kugitabira. Ariko mu by'ukuri nko mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda iwacu hano nyine mu gihugu iwacu cy'u Rwanda hari icyo bita ama ads niyo atuma abantu bahembwa ku mbuga nkoranyambaga. Yego ngire ngo mu Rwanda ibyo ntago bihari ari nayo mpamvu bamwe banga no gufungura imbuga nkoranyambaga n'abazifunguye byisa nk'ibyakunze bakazikoresha nabi babona byararambiranye kubera ko YouTube ibakata umusoro munini kwijana ku buryo YouTube gukata 40% kuri wabonye. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kwinjiza 500 YouTube igakuraho 40%. Buriya bishimisha ariko nanone iyo ufanye ukakunda cyane bikarenga amaranga mutima yawe biriya turabigereranya nk'umuntu unywa inzoga cyangwa ibisindisha akabikunda cyane we akiyanga kuri umuntu anywe cyane ashobora kwiteza ibibazo bikamupfiramo. None rero gufana nabwo ukagera ubwo wiyanga ukiyambura ubuzima nabwo agari ibintu agari ubunyangamugayo kandi umupira uwo muntu reka tunamugaye nubwo adahari kandi umupira agari byiza rwose wenda umuntu yagiye nibyo nta kundi bamushinguye reka tunihanganisha imiryango y'uwo muvandimwe. Ariko noneho tugaye ikipe nazo zo muri Afurika nimba niko nabivuga zikomeje kujya zibabaza abantu ku rugo rwego kandi nazo haraho tutazirenganya kuko umupira ngo uridunda cyane. Bityo rero ngiye nabasaba ko muzajya mufana yatsinze kubera iyo mpamvu. Ngiye narafashe umwanzuro guhera iryo joro ntago nibuka itariki ariko umukino wabaye uhuza Nigeria ndetse n'u Rwanda ikipe yacu Amavubi dukunda wampaye linye ngenderwaho wampaye umurongo wo kugenderaho. Ese bwana Vincent reka nkubaze wowe uko iyi mihanda yugenzuye ukitegereza neza ukareba iyi mihanda iyo tuvuga imihanda niyo kuri social media uko amakuru wari wifiteho mbere hari ukuntu abantu batubeshya bakatubwira ni buriya kera nkiri umwana numvaga ko umuntu kugera yicare kuri televiziyo biba ngombwa ko bapfumura televiziyo cyangwa se radio akinjiramwo akavuga. Ese ibi bintu byo kwiyi mihanda yego ubibona gute ubifata ute sako ziri mu iyi mihanda uzibona gute? Ongera uhabwe umugisha n'Uwiteka wowe udahwema gukurikira ibiganiro bica hano kuri YouTube channel ya Salomo TV. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro niguhereze imigisha myinshi wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri ku mugabane wa Afurika, wowe uri ku migabane igiye itandukanye igize isi dutuye. Bimeze bite ahiwanyu makuru ki mumeze mute mwiriwe mute mwaramutse mute nimba ari mu gitondo nimba ari nyuma ya saa sita mwiriwe mute? Aha ni kuri Salomo TV turabakunda cyane Imana y'amahoro ikaturusha. Nge rero nitwa Salomo Ntakinanira Imana nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Vincent Nahimana. Vincent uraho urakomeye? Uraho neza Salomo. Amakuru ni meza. Bimeze bite? Ni ukuri kw'Imana nta kibazo. Ngira ngo wibwire rero abantu badukurikiye bimeze bite koko ni Vincent turi kumwe?
ni Vincent Nyawe muri kumwe kuri kamera za Salomo TV. Ndatekereza ntago ari ubwa mbere abantu bambonye, numbonye bwa mbere ubwo sinza haba, kuko ndazi ndamenyerewe cyane kuri izi kamera za Salomo TV kenshi. Niyo mpamvu ntavuga ngo ndi umushyitsi. Akenshi mporaho mu biganiro bigiye bitandukanye, ngira ngo hari ibiganiro duherutse gukora ndetse turi kumwe n'umuntu w'umuzungu, urabyibuka? Ubwo ababibonye baranzi, kandi n'abatarabibonye nabo bazabisacinga, biri kuri bazazamure bazayibona munsi y'iki kiganiro. Ndumva ariko bimeze. Ni ibintu byiza cyane. Ati ni Nahimana Vincent, ni umuvandimwe tuba turi kumwe hano kuri Salomo TV, turi kurwana umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Ngira ngo mbwire abantu badukurikiye, urubuga rwa YouTube cyangwa umuyoboro wa YouTube utunze abantu benshi. Ukuri Mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi ni ku isi hose. Ku isi hose. Internet kera abantu, iyo umuntu bavuga ngo uyu muntu ni umuhanzi, ni umukinnyi wa filimi, abantu bumvaga ko ari ibintu bitameze neza, ari ibintu by'abantu babuze icyo bakora. Ntabwo byari bizwi. Ni ukuvuga ngo bafataga ko abantu babikora baba babuze icyo bagira bakora. Ariko se koko niko bimeze bwana Vincent? Ukurikije n'igihe cya mbere iterambere ryari rihari, ndetse n'iterambere dufite nonaha, umuntu wagiraga ku rwego amenyekana ku rwego rw'isi cyane no mu gihugu ndetse n'ahandi, yabaga ari wa muntu yabaga yararwanye, yarakoze cyane, yabaga bimazemo igihe ari wa muntu yarwanye bikanga, kagwa kabyuka, nk'uko bamwe n'ubu ngubu biri cyakomeye bitewe n'uburyo cye, kugira ngo n'izo social media uzigereho arega birahenda, biragoye. Ni support y'iki y'amafaranga. Yego. Ubwo rero icyo gihe wumve ngo ikoranabuhanga ntago ryari rimeze neza nk'uko nguko. Telefone za smartphone zari zitunze bake, amateleviziyo yari make, yari bwagwire, urumva byari ibibazo. Ariko nonaha abantu benshi bamaze gusobanukirwa ko ibi bintu birya. Abantu barabimenye, kuko buri muntu uwo ari we wese cyangwa se umunyarwanda wo muri uru Rwanda turimo, ashaka buri kimwe cyose yakora kugira ngo nawe atere imbere. Iyi YouTube channel abantu bagenda bafungura ya buri munsi, cye dukoresha natwe, irimo umukati. Abantu ahubwo bagire bate badufashe ibintu tugire ture ko byagira aho bigera, kuko hari abantu sinzi ikintu namaze kubona mu Rwanda ndetse cyangwa se reka mvuge muri Afurika yose, abantu sinzi niba ari urukundo ruke cyangwa se niba ari ukuvuga ati runaka natera imbere. Yego, sinzi uko bizagenda, ahari wenda zanyirengagiza. Reka mbwire abantu bose ngo abantu bose ntagaruka ari babi. Niba warahuye n'umuntu mubi, ntago abantu bose bazakubera ababi. Vincent rero ngira ngo imbuga nkoranyambaga zo ni imbuga zikoreshwa n'abantu benshi, ngira ngo yego. Uyu munsi rero nagiye kubona mbona hashyinguwe umuntu witwa ngo ni umufana wa Rayon Sport. Umufana wa Rayon Sport mu by'ukuri umuntu w'umusore wari wisize amarange, ajya gufana Rayon Sport. Amaze gufana Rayon Sport iratsinda, yishwe n'agahinduko. Ni ukuvuga ngo oya yiyahuye bya nyabyo bya originali, aziriki we yagize gutya ariyahura. Bumva? Yego. Ngiye kubona mbona ko undi sinzi wo bakoresheje interview yaravuga ngo Rayon Sport ngiye kuyivaho, sinzagaruka muri stade kubera Rayon imaze iminsi imbabaza. Icyo yashatse kuvuga, ukibaza ngo ibi bintu ni ibiki, bimeze bite, abantu ku bintu by'umupira babitware gute koko? Uko ibi bintu by'umupira ngira ngo n'uwo mufana yaje gufana kuri stade, ariko yarabanje, navuga ngo yarabanje kubireba kuri televiziyo, ari ya internet twavugaga. Yivira mu rugo agiye kureba kubera internet, areba umupira, areba Rayon, yarayikunda, ayumva kuri radio. Iyo yose ni internet, ni buryo bwa internet bw'ikoranabuhanga. Yego. Arangije agira ku rwego ajya muri stade, umuntu akiyahura kubera ikipe hejuru y'ibyo yabonye. Rero bivuze ngo nabonye hari n'abanyamakuru bajyanye y'amakamera. Yego. Barangije bateraho kamera, bisobanuye ngo mu gihe hari abandi bagize ibyago, nyamaraga bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bo bari kuguka muri views. Waruzi ko uyu muntu bigenze kuri aba yabaye views cyane? Warubizi? Buriya iyo upfuye nta muntu ubuhimye, reka tuvuge dutyo. Ariko reka mvuge kuri icyo kintu uvuzeho cy'umupira. Ngewe
ibi bintu biri mu bintu byambabaje. Ngira ngo urabyibuka tuba hahandi twabaga higiriya ntashatse kuvuga. Narakubwiye ati ngiye kureba umupira muri stade Amahoro. Icyo gihe yari u Rwanda na Nigeria byaye byakinye. Harimo sinzi niba uriya mukinnyi bita Victor Osimhen niba akina muri Nigeria, ariko ni muri Nigeria akina. Noneho narahagurutse ngira ngo urabyibuka, ndakubwiye ati ngiye gufana umupira, nimwe bwa mbere nari ngeze muri stade Amahoro. Nageze mu saa 3 saa 5 plutôt, ngira ngo wabonye ko imodoka ziza kutureba, yari n'ubuntu. Yego tuhageze umukino narawitegereje, ariko natashye narwaye umutima ku buryo byanteye kutazongera gutekereza ikintu cyitwa umupira wa hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika ndetse no ku isi hose. Nawe ubaye nka ikintu cyitwa umupira, ubaye nka Fidel, nawe se ngo ugomba kujya yatsinze. Yego nibyo. None se reka nkubaze, wizeye ko ikipe iri butsinde ndetse wanashoyemo n'ayawe ndetse ngo kundi uwo wiyahuye wasanga yari yanashoyemo ayo kugira ngo aninjire, yari yanishyuye. Ni kwa kundi ibyo rero ntageze ahura n'ubwanwa cyangwa arwara indwara bita ngo virus itera sida, yanishyuye cyane. Reka ngomeze icyo kintu narishoreye, ngomeze mbinihera abantu akora ayo makuru. Noneho narahageze nirigwamwo inzara inkubita, ngo nagiye gufana ubyumve, ngira ngo nagusize mu kazi. Naragarutse ahari nsanga waninjije amafaranga atari na make, ngiye ngo nagiye he gufana. Wagiye gufana mageze rero ibyambayeho kuva saa 8 mpagera, umupira watangiye saa 12. Ekada nge numvaga ko batwinjirije ubuntu ahari bari banatugaburire. Nkajya mbona umuntu utemberamo n'utuntu tw'utujini, utuntu tw'udubiswi n'ibindi, nkagira ngo ahari nangerangira ngo ampereze, ngira ngo n'ubuntu ibintu byose byabaye ubuntu. Uravuga ati hano ni Yesu ashiye. Ndategereza nkabona nciyeho, nkabona undi aragarutse ndaciyeho. Bagati bibe ntahari nashonje. Ndavuga ati rero business. Abandi bari mu mafaranga yabo, abandi bimeze gutya, abandi inzara yenda kudutsindamo. Noneho niwe twajyanye nawe mutipe watubwiraga ngo niko shofe nk'imodoka irajyanye conga. Urabyibuka, uramwibuka se? Nibuka izina rye hariwe uramwibuka, yitwa Gilbert. None ibintu ngomeje kubivuga abantu banumirwa, ahubwo ibintu byo gufana abantu babicikaho. Ariko reka ngo bikomeze. Byageze saa 12 umukino wa Nigeria n'u Rwanda watangiye. Ku munota utarenze wa 20 wa 15 igitego cya Nigeria kiba kigiyemo, u Rwanda rutsinzwe igitego cya mbere. Umutima ukirere barakomeje barakina, igice cya mbere cyarangiye u Rwanda rutsinzwe ibitego 2. Ese ariwe wari bufana iki? Uhita uri umnyine bwo kimwe cyo ntiwari bufane Nigeria uri umunyarwanda, ukandi ubukomereka uretse kwicara ugahita uvuga ati ukiruhutse, uvuga ati noneho ibi ndabigenzana. Njyaho nari nicaye mbonye turangije gutsindwa, natangiye gutekereza ati ndataha niki. Mbabigera ku gice cya kabiri, mu gice cya mbere twari dutsinzwemo 2, gice cya gatatu uriya mugabo bita Victor Osimhen, icya mbere niwe wagitsinze, icya kabiri sinibo ku mukinyi wagitsinze, ariko numva yaratsinze 3. Ashobora kuba byose ari wabitsinze. Ndibaza nyine bya bindi ntuze Fido yavugaga, ngabakinyi bare batangiye kujya bisohora biyanura bataha. Ni nako n'umukino w'uwo nari nagiye gufana wa Nigeria n'u Rwanda, nuko byatangiye kugenda. Abanyarwanda aho bari batangiye gucaho batanasezeye. Ndavuga ati ibi bintu mu gihe nari mpangayikishijwe no kuvuga ati ndataha nte, ndashyika mu rugo nte, numvaga nyine ko birabise binarabura. Kubera iki? Ibaze mwatsinzwe, mwagenze ku ma essence y'ubuntu, nta modoka twaguze ngo turi kuzicaramo tuzigenderemo. Urabizi ko nashyitse hafi saa 6 z'ijoro, niba atari saa 7. Ndabyibuka ariko ibyo bintu byampaye isomo, ku buryo n'ubu numvise bari kuvuga ngo tujye muri stade gufana, bari bunatwishyure itsimbura mu byiza. Ntaho najye. Impamvu ntajyayo, nagiyeyo natashye narwaye umutima, umutwe uri kundya, ntaha ijoro, inzara insindayo. Yego nahise nanjye mfata umwanzuro, umugani wa Mr Fido, nzajya mfani yatsinze ntitaye ngo niyi cyangwa niyi, mu rwego rwo kwihesha iki? Amahoro. Icyo nari mbivugiye rero nuko
ngira ngo muri biriya bintu by'imikino by'imyidagaduro ngira ngo leta ishoramo n'amafaranga menshi atari make ahubwo icyo nasabaga hano nta kintu ndi gusaba leta ngasaba n'abafatanyabikorwa b'izo gahunda cyangwa bakoresha iby'imyidagaduro bashyire imbaraga cyane kuri YouTube channel. Kuri YouTube ziri mu bintu bigira amafaranga. Impamvu rimwe na rimwe ziza mwiryane nuko harimo abantu bazikoresha ariko bakazikoresha nabi bagakora ibintu bitari byo. Yego, bagakora ibintu byo gusebanya. Byo nabyo ntago ari byo. Byo gusenya bagenzi babo bamwe bakarangisha abandi. Ariko leta ishyire imbaraga igira ubushobozi gabanya mu bintu bimwe bya entertainment. Yego, ishyire no guhanga imirimo bice kuri internet. Ngira no witwa ngo iShow Speed nibyo bavugaga, nibyo nawe agenda avuga kenshi, avuga ati ikoranabuhanga ritunza abantu benshi cyane, ashishikariza urubyiruko rwa Afurika kuryitabira. Ariko mu by'ukuri nko mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda iwacu, hano nyine mu gihugu iwacu cy'u Rwanda hari icyo bita ama ads, niyo atuma abantu bahembwa ku mbuga nkoranyambaga. Yego, ngire ngo mu Rwanda ibyo ntago bihari, ari nayo mpamvu bamwe banga no gufungura imbuga nkoranyambaga, n'abazifunguye gisa nk'ibyakunze bakazikoresha nabi, babona byararambiranye kubera ko YouTube ibakata umusoro munini ku ijana, ku buryo YouTube gukata 40% kuri wabonye. No kuvuga ngo rero ushobora kwinjiza 500, YouTube igakuraho 40%. Buriya ari amafaranga nimba umuntu yahembwe miliyoni 2 ku kwezi, ashobora kuba yari guhembwa miliyoni nkenye cyangwa 3 wenda n'ibindi cyangwa 3. Rero urumva ko ayandi abayakaswe buriya ari yabona nayiwe, ariko haba hagiye menshi. Urumva ni ikibazo leta y'ubumwe ishobora kuba yadufasha n'iki ngicyo kigakunda kizasobanuka. Ubwo hano ni ukuvuga ngo dukoze ubuvugizi bitewe nuko hari ibintu abantu bajyamo kumva ngo bamwe banapfuye. Nkuko leta yashyize imbaraga mu bintu by'ubuhanzi, igashyira imbaraga mu bintu by'imyidagaduro y'imipira no mu yindi myidagaduro n'amagare n'ibindi, yongera irebe no kuri YouTube ishyiremo izindi mbaraga. Niba umuntu ashinze channel nta bundi bushobozi afite, erega leta ifite ubushobozi bwo gufasha abantu ibyo bintu bikagenda neza. Ni business, nako nakazi leta yashoramo amafaranga. Umuntu wese ubikoze akajya agira abantu bagakora icyo bita company, bakagira groupe company runaka, ku buryo hari ikigo runaka cy'abo bantu gishibaha n'inkunga, cyatera inkunga mu gihe ibyo bintu babonye ko ibyo bintu by'uwo muntu bifatika. Yego, ntange urugero n'izi ndimi n'ubuvanganzo. Yego, nimba wenda ntari zitangazamakuru bibiri official, ariko amahirwe umunyamakuru wemewe, ariko nirizina radio runaka nangicara nkaba namenya no kubaza n'umuntu turi kuganira cyane rwose. Ngira ngo impamvu twavuze ko ibi bintu ni impamvu y'uwo muntu byagenze gutyo n'uwo mukobwa twahereyeho. Ibyo ngibyo ngira ngo abantu barabyumvise, kandi wowe muntu ufana umupira ujye ufana ari kugira ahantu garukira, ugerageza kwihesha amahoro, kuko gufana ni ibyishimo. Iyo umuntu ari gufana ikipe yiwe ni byiza, aba ari kwishimisha. Ariko nanone iyo ufanye ukakunda cyane, ukarenga amarangamutima yawe, biriya turabigereranya nk'umuntu unywa inzoga cyangwa ibisindisha akabikunda cyane, we akiyanga. Kuri umuntu anyweye cyane ashobora kwiteza ibibazo bikamupfiramo. Noneho rero gufana nabwo ukagera ubwo wiyanga ukiyambura ubuzima, nabwo agari ibintu byiza, agari ubunyangamugayo. Kandi umupira uwo muntu reka tunamugaye nubwo adahari, kandi umupira agari byiza rwose. Wenda umuntu yagiye nibyo nta kundi, reka tunihanganisha imiryango y'uwo muvandimwe. Ariko noneho tugaye ikipe nazo zo muri Afurika, nimba niko nabivuga, zikomeje kujya zibabaza abantu ku rwego rwego, kandi nazo haraho tutazirenganya kuko umupira ngo uridunda cyane. Bityo rero ngiye nabasaba ko muzajya mufana yatsinze, kubera iyo mpamvu ngiye narafashe umwanzuro guhera iryo joro, ntago nibuka itariki, ariko umukino wabaye uhuza Nigeria ndetse n'u Rwanda, ikipe yacu Amavubi dukunda, wampaye rinye ngenderwaho, wampaye umurongo wo kugenderaho. Ese bwana Vensa, reka nkubaze, wowe uko iyi mihanda iyo ugenzuye ukitegereza neza, ukareba iyi mihanda, iyo tuvuga imihanda niyo kuri social media, uko amakuru wari uyifiteho mbere, hari ukuntu abantu batubeshya bakatubwira ni buriya. Kera nkiri umwana numvaga ko umuntu kugera yicare kuri televiziyo biba ngombwa ko bapfumura televiziyo cyangwa se radio akinjiramwo akavuga. Ese ibi bintu byo kwiyi mihanda, yego ubibona gute, ubifata ute?
sako ziri mu imihanda uzibona gute? aha akeshi abantu ntabyo baza, reka mvuga mu cyaro cyangwa se n'umuntu utabibamo ntabyo azi. Ibi bintu bimenywa n'umuntu bibamo. Impamvu mvuze ngo bimenywa n'umuntu bibamwo, umworozi amenya ibyo mu nka nyine, n'umuhinzi akamenya ibyo mu buhinzi. Yego, abantu dukunze gukoresha za social media nimba ivuga gutyo barabyumva. Harimo icyo bita amashyara bibamo, abantu barabizi. Ugakora content yawe ariko umuntu wayikora akumva ko iyo content yawe itagomba kugira ute kugutunga, akumva we yayizimye, cyangwa se nawe ubwo akumva nukora iyo content ikagira aho ikugeza, nawe ahari yashakaga kuyihigiramwo birananze kuyihigiramwo. Bya icyo nasaba ni kimwe, ibintu iyi mihanda turiho yego iri kudushuka. Icyo nasaba umuntu ahubwo yavuga ati reka mvuge ku bagezeyo bafite za YouTube ziremereye kurenza izacu, natwe hari abari munsi yacu yego bakeneye kuzamuka. Gerekana isabira abantu bakiri munsi ya YouTube channel yacu bataragira aho bagera, baze kuri Salomo TV. Ubufasha dufite bazadukeneraho dufite tuzabubaha. Yego, rero impamvu mvuze gutyo nuko usanga hari igihe umuntu aba afite ubwo buryo nawe yanyuze muri starago zigoranye akagirirwa amahirwe akazivamwo, ariko ntatekereze ko mu kuzivamo hari uwabigizemo uruhare. Uko kubigiramo uruhare ntatekereza avuga ati ese nanjye nakora. Erega ni imigisha turi gukorera, aba ari imigisha ukorera, kuko buriya numara gufata umuntu umwe cye babiri, Imana ndizera kibaho. Kandi Imana itanga umugisha. Imana ntubyemera? Imana itanga imigisha. Ubwo se reka nkubwire, ibi bintu tubivugira no kuri kamera za Salomo TV. Nitugira aho twebwe tugera, wowe twumva, wowe watubonye ukabona wowe byaranze muri iyi mihanda turimo, nubwo natwe muri iki gihiranyereye, ariko ntago izaguma inyereye. Imvura wenda iri kuyirwamo iranyereye, ariko hazumuka izuba rizaka, umucyo uzaboneka. Reka mbwira abantu ati nabona hari aho twageze twe ntago tuzaba ingona nk'uko abantu babitekereza. Abantu batekereza ko umuntu namara kugafata akagera iyarya nta kindi kizakurikiraho bizaba birangiye. Ariko reka tubwire abantu ati abafite channel zitarageraho zigera nabo bakeneye ko zitera imbere. Natwe biragoranye, biracyagoye, bakeneye ko zitera imbere, bakore subscribe, yego, bakomeze badushyigikire. Rero icyo nendaga kuvuga hano Bwana Vincent, yego, ngewe namvuga ngo kuri imihanda iranyerera, sinayo yonyine icyo nabivugiye. Ibintu byose yewe mw'iyi minsi mike cyane uretse kugira gutya njya mu kazi kanje ka buri munsi njyamo gushakiramo ubuzima untunga, kuko YouTube ntirantunga. Yego, ngize gutya nicaye, umuntu sinzi wancomoye ikofi akuramo amafaranga n'ibyangombwa, ubu tuvugana nabyo babikenyeriyeho. Yego, ndavuga ariko isi imeze gute? Ngira ngo nawe mu minsi yashize mu gihe runaka hari igihe wageze gutya, ndabyibuka haciyemo igihe kitari gitoya, duhaye umuntu amafaranga urayamuhereza niwe byaciyeho cyane, amafaranga umuntu arayafata. Ngira ngo no muri iyi minsi no kumuhamagara ashaka kuba yavuga nabi, no kumwishyuza ni ikibazo. Ariko nkibaza ngo kuki abantu bagirirwa neza? Burya amafaranga arenze 300,000 akazamuka akagera muri 400 abari menshi. Yego, kuki abantu si yaba imihanda iranyereye, yaba n'abantu nabo bafite ibibazo, kuki bashaka utubera ariko nkibaza kuki abantu rimwe na rimwe badashaka gukora, ahubwo bakifuza kurya ibyo abandi batakoreye. Kuko niba umuntu tuvuge impamvu twicaye hano turimo tuganira, yego, twebwe ni kuganira gutya, Imana niduhesha umugisha mu byo muri gukora, Imana ikaduhesha bizavamo ikintu kizima. Ibiganiro bizavamo ikintu kizima. Mudushyigikiye ku bufatanye bwanyu mwe mudukurikira, tunabisabira ngo mugume mudukurikira mwa bantu mwe n'ukuri muri abantu b'Imana. Imana ikomeze baho umutima w'urukundo. Kandi reka nenge n'abantu, niba unabonye aburetse gato, niba ubonye n'iki kiganiro ugifasha ukagishyira muri WhatsApp group ukagisharinga, yego, ushobora kujya muri Facebook group ukagishyira kuri status ya WhatsApp. Hari n'ubundi buryo bwinshi basharingamo ikiganiro, umuntu ukaba uramufashije.
ushobora kugira gutya reka nigishe hano akantu gatoya abantu basharinga kuri YouTube. Buriya nimba unarebye ikiganiro ukakirangiza ufite YouTube channel hari ukuntu ugiye kumenya gusharinga. Uze kudukurikira mu kiganiro turi bukurikizeho tuzakora ubutaha uzahita umenyamo ukuntu basharinga neza ikiganiro. Nibyo tuzivugira gusa. Yego. Tuzavuga ku by'imbuga nkoranyambaga tuvuge ukuntu basharinga nabyo tuzajya tunyuzamo tubibwire abantu. Erega ubumenyi dufite tubusangize n'abantu. Erega reka nkubwire hari abantu benshi bitinye bavuga ko badafite kamera n'ibindi bikoresho bihambaye ngo batagira batakora YouTube channel ngo bishoboke. Birashoboka ufite telefoni yawe nzimikora neza wizeye. Bune telefoni y'ibihumbi guhera ku 150. Iyo telefoni yagufasha muri YouTube. Utiriwe oya n'ibihumbi n'ijana niya 20 yagufasha. Niya 20 biterwa n'ukuntu ubikora. Ahubwo we vuga ati telefoni yanjye nzayisetinga nte cyangwa nzayikoresha. Cyangwa ariko reka tubiharire ikindi kiganiro. Unavuge ngo ni ibiki nshaka kuyikoresha, ushobora gukora ibyegeranyo, ushobora gukora ibiganiro witeretse. Yego. Yiba nta kamera ufite ntago wajya kuvuga ngo urashaka video nziza. Nguzategereza. Icyo gihe ushobora kuvuga ati reka nkora ibyegeranyo. Yes. Nubwo bigoranye nabyo ubwo channel yawe kamenyerwaho ibyegeranyo. Yego. Nabyo abantu bagira bakabikunda. Cyane rwose. Ubusi witwa Rocky ntago bamukunda. Ya. Uzikora kare mu bantu bigize amafaranga menshi kubyegeranya mu gihugu cy'u Rwanda. Kukantu agatubutse. Rero ngira ngo turi no ku musozo w'iki kiganiro. Reka tuvuge ngo abantu bagira urukundo. Impamvu twavuze iyi mihanda abantu bakwambura umuntu amafaranga mu ubwo buryo hari n'abantu bagiye batugirira nabi. Ngire ngo ngiye maze n'iminsi mu buyobozi bitewe n'icyo kibazo nagize ndakizi cyane. Nabashije kugira dukeya ngaruza ariko mu by'ukuri byangombwa byo narabibuze kabisa. Narabibuze. Rero uwo ni wa mutima mubi w'abantu kandi mu by'ukuri sindi buze gushinza ngo nuyu ariko abantu mu bantu harimo abantu babi. Reka tuvuge teka tunabirangishe wabibona nyaboneka waba waratoraguye ikofi irimo ibyangombwa wayizana kuko harimo harimo na resi naguriyeho machine laptop. Iki gihe ushobora kuyibona ukayinzanira iyo kofi wabugize neza cyane. Ntago tuzagushinza amafaranga uzabitoragura kuko amafaranga yo ntago yaba kibirimo rwose. Kandi yaba ari umutima w'urukundo. Impamvu mvuze gutya abantu babuze akazi. Uri kubyumva? Abantu babuze akazi karabuze. Rero bamwe biyemeje kwiba kugira ngo batunge inda zabo cyane babone ubutunzi bataruhiye. Nyamara mu by'ukuri ukoze byavamo. Ugishije inama uri gukora abantu baguseka ejo warya ngo reka da. None se ubu twese ntitwagiye duca mu biyede tukajya gukora ibintu bikomeye cyane. Nabwo tuzabuzamo ari ubuhamya. Reka rero hano Vincent tubwire abantu bati abantu bagira urukundo abantu kandi bagirana urukundo abantu batezanye imbere nabyo ni ibintu byiza. Reka ngushimire wowe wari udukurikiye wowe udahema kubana natwe mu biganiro bica kuri Salomo TV ukaba udukunda komeza wandike muri comment wandike ibitekerezo byawe ni ibintu byiza cyane. Imana y'amahoro niguha imigisha aha ni kuri Salomo TV. Gende Salomo ntakinanira Imana ni kumwe na mugenzi wanjye Nahimana Vincent dusoza nawe dusezerera abantu. Gira ikintu rero wabwira abantu ugira ubutumwa buke wagenera abakunzi bawe hano kuri Salomo. Reka mbwira abantu ati bakomeze bagire umutima mwiza wo gufashanya kuko ibi bintu bya YouTube dukora bya buri munsi y'umurimo n'akazi. Yego. Bagomeze badufashe ikiganiro nikikugeraho ngerekane ng'abantu bajye bagira gutyo bamwohereza ikiganiro akakwandikira gutuka. Kandi ntatekereza ko uri mu kazi. Ikintu kinababaje nuko ubikorerwa na wa muntu muziranye wakabaye yagufasha kugira ngo ugire aho ugera. Ese tubwizanye ukuri ubwo numbwira nabi none ahandi gupfundikanya bikanga ejo tukazayobora byaremeye Imana yabigenze. Ejo kuzanabireba ntabigusabye. Ejo bikagenda neza ukajya wirirwa uvuga ati reka sacingira runaka ndebe ibyo ari gukora kandi ndi kubikoherereza ubu nonaha kugira ngo nk'ubufasha ukazamu ubufasha nakibukeneye nawe urumva bizafasha. Nawe ubwo bufasha iyo video uyiha abandi kugira ngo ibintu byacu bigome bitera imbere. Abo bantu bakora ibyo bambabarire ntago ari uko wenda nge byarambabaje kuko impamvu bivuze nuko ari abantu nabyoherereje nkabona bari kunyarikira muri comment ibintu ntazi bimbwira ukuntu kuri WhatsApp ariko nkamubwira ati don't worry ihangane nanjye n'ubuzima ndi gushaka kandi koko ni nabyo. Ubwo rero nabwira abantu ati ibyo bintu babireke
ahubwo bagira urukundo dufatanye. Niba ubonye ikiganiro kikugezeho please gisharinga, ufasha umuntu, ntago uzahejo muzagira ute muzahurira, ntago uzubufasha nawe ejo uzamukeneraho. Ubwo nibwo bufasha none tubakeneyeho bwo gusharinga ibintu byacu bikagera kure. Ni nabwo butumwa wenda ugeneye abantu bawe, nabwo butumwa ngeneye abantu. Video yakugera waba utarakoze subscribe, ugakanda subscribe kugira ngo ibiganiro tucishaho bya buri munsi kugira ngo bijye bikujya. Sina YouTube channel yacu gusa, n'abandi n'izindi mutere ujye uyigiraho rwose wumve ko umutima w'urukundo. Subscribe ntago yishyuzwa, nta kishoro na gito itwara. Niba ari internet y'igihumbi waguze bakaguha gigabyte yuzuye, n'urugero ntaze, ntago subscribe nuyikandaho zizasigara ari 999 ngamamega aravaho. Reka n'ubuntu, ahubwo abantu bagira umutima w'urukundo bumve ko gufashanya ari byo bya mbere. Ningira hongera aho tuzahurira, Imana yabigenje neza izongera iduhuze. Reka tubashimire rero mwari mukurikiye ibiganiro bica kuri Salomo TV. Ibyacu nakagaruka. Imana ibarinde. Ciao ciao.